bavuga muri Kristo Yesu habamo ntibambara muri Kristo Yesu habamo ntibanywa muri Kristo Yesu habamo ntibakora hari ibintu byemewe hakaba nibitagize gute nibiteme. Munyumve neza, Rusi yarahumbaga ntabwo yasaruraga. Abasaruzi bavugwa muri iki gitabo ni itorero ry'intumwa ry'aba Petero na ba Yohana. Amen. Hanyuma Rusi uhumba ni itorero ryo ku mugoroba w'isi aribo batwebwe. Impamvu nuko nyuma yo guhumba nta wundi murimo ujyubayo. Imirimo ibigize gute irangiye. Yesu ashimwe. Rero nyuma y'iri torero ryacu k'uyu mugoroba w'isi, yego n'iki gihe Bibiliya yita icy'ubugoryi, nyuma yacu nta rindi torero rizaza, nta zindi generasiyo zo mu buryo bw'umwuka. Amen. Baburahamu byararangiye, ba Petero birarangira, natwe bizarangira. Ariko nyuma y'ibi ngibi tuzimana ingoma na Kristo. Imana ishaka presence yawe ihoraho iri unlimited. Dufite abantu bakizwa mu kwa mbere mu kwa 12 tukabashaka mu gakiza tukababura. Ugume hano, ugume. Imana ishaka uruhare rwawe mu Kristo mu murimo wa. Ubu dufite abantu babihariye ba Germaine na ba Werarisi baravuga ngo bazabwiriza banabihanure bizaba bibaye. Ngewe sindimo. Gute sutarimo? Gute utarimo? Ujye uba bugufi bw'abasha banyu. Imana igukeneye mu murimo wayo ugaragaza uruhare rwawe. Mu isengesho rya Data wa twese harimo akantu kavuga ngo ubwami bwawe buze. Ni uruhe ruhare ubigiramo? Imana ikeneye kuko wagiriwe nawe ari kugirira abana. Hari uwakubwirije, hari korari yari yaririmbye, ntabwo wakijijwe bikugwiririye, hari ikintu cyari cyabaye. Rero uko wagiriwe, Imana ikeneye umunyago uturutse kuri wowe. Urwango Yesu ashaka ko nge nawe twiyanga kugira duhinduke itabaza riri ku gitereko cyaryo tumurikira abandi. Nuruhi uru rwango ntabwo ari urwango umuntu yiyanga akimanika mu kagozi. Ntabwo ari urwango umuntu yiyanga akiyahuza sumu yapanye. Ntabwo ari urwango rutuma umuntu yiyahuza ibiyobyabwenge akigira nabi. Uru rwango ni urwango, munyumve neza, umuntu yanga irari rya kamere y'umubiri we. Ni urwango umuntu yanga ibyifuzo bya kamere akabyanga ntiyumva ubusabe no kwinginga kwayo. Umusaraba Yesu yabambweho ntabwo ugishinzwe Nyabihanga mu burasirazuba bwo hagati bwa Palestine. Ntabwo uyu musaraba ugishinzweyo. Hari ibisigisigi by'umusozi wa Nyabihanga wari umeze nk'igihanga, nawo bagiye bahakora ibindi bikorwa remezo. Ntabwo ugihari wose, hasigaye ibisigisigi by'amateka. Amen. Uyu musaraba ntugishinzweyo. Munyumve neza muri hano. Ariko kamabwira ikintu gikomeye. Haleluya. Kamabwira ishuri rwangize ku musaraba. Munyikirize ngo amen. Gorigota yo mwisi y'umwuka iracyahari. Welcome to Gospel Hub TV. Hear the word of God. Nitwa Obed Uwineza, ndi umukristo wa hano. Nishimiye kubana namwe mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Hari abantu mukunda ijambo ry'Imana. Tugira Imana gutya. Haleluya. Twongere kandi haleluya. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Ngira ingeso yo gukunda kuririmba kandi byose bikajyamo neza muri gahunda. Hari akaririmbo naje karimo karamfasha kamazemo iminsi kavuga ngo habayeho umusozi wariho umusaraba umubabaro uteye isoni, ariko ndawukunda kuko Yesu yatanze ubugingo bwe ngo mbukijijwe.
amen. Njya ngira amatsiko y'ibintu bigera muri bitatu cyangwa birenga. Ikintu cya mbere ngirira amatsiko ni ubugari bwo muri Kristo Yesu. Amen. Cyangwa se kwibaza ingano yo muri Kristo Yesu. Muzi impamvu? Ntabwo waba uzi Nyabugogo gusa ho muri Kigali ngo biguhesha uburenganzira bwo guhamya kuzi Kigali yose. Amen. No muri Kristo Yesu rero hagutse birenze uko umuntu ahazi. Yesu ashimwe. Kabiri, ngira amatsiko yo kwibaza guca bugufi, ingano yo guca bugufi iri muri Kristo Yesu. Amen. Gatatu, ngira amatsiko yo kwibaza ubwinshi bw'imbaraga z'ubumana ziri muri Kristo Yesu n'ibyo yakorera mu kiremwa muntu yaremye. Yesu ashimwe. Sinzi impamvu mbibabwiye, ariko ayo matsiko nawe yagiri. Wibaze muri Kristo Yesu hangana gute. Amen. Narasenze bamenyesha ko nzaza kuganira namwe ijambo ry'Imana. Mbaza Imana tubana, ndayibaza ngo ni iki nzababwira. Umuvuga butumwa wese usoma Bibiliya atayisomye mu Kinyarwanda ngo bigarukiraho. Kuko Bibiliya ntabwo yanditse mu Kinyarwanda, nta nubwo ari Icyongereza, nubwo ari zo ndimi muyisomamo. Ni ururimi rw'umwuka, ni amarenga, ni kode z'umwuka wera, kandi ururimi rwumvwa n'umwana w'ubugingo ufite amatwi ya mwuka. Bivuze iki? Biravuze ngo niba usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, iyo verse usomye kugira ngo wumve ubushake bw'Imana buhishe muri iryo jambo, bigusaba kwimuka mu isi y'umubiri usanzwe utuyemo, ukavinaha ukajya mu kirere cy'umwuka. Icyo Matayo yayanditse yicajwemo n'Imana. Hanyuma nibwo umenya icyo Imana yarishatse kuvugana nawe mu ijambo usomye. Amen. Niyo mpamvu ibintu ngiye kuvuga si ibyanjye ni iby'Imana. Mu muntu ni habi ku rwego nta kintu kibahumuriza cyangwa gituma mukomera mu rugendo rw'agakiza cyaturukamo kibazaho, ariko muri Kristo Yesu. Haleluya. Yohana yaravuze ngo kuko ibimwuzuye ari byo twahaweho twese, ni ubuntu bukurikira ubundi. Imana ishimwe. Nari mfite rero ibintu byinshi byambyiganiragamo kugira ngo mbibabwire. Umuntu usoma agahishurirwa aba afite ibintu byinshi. Yego. Rero biragoye kugira ngo muri ibyo akuremo ibihwanye n'ibyo Imana ishaka ko mwumva. Amen. Muri njye habyiganiyemo topike nyinshi. Hazamo topike ivuga ngo iyo twizeye tukumvira dutamba isaka wacu, mwuka wera arabyanga. Hazamo topike ya kabiri ivuga ngo kubana neza n'Imana mu buzima bw'ubusuhuke, mwuka wera agira gute? Arabyanga. Ampibyiwe. Haleluya. Hari abantu mukunda ijambo ry'Imana. Haleluya. Yamaye topike ivuga ngo itabaza riri ku gitereko cyaryo. Itabaza riri ku gitereko cyaryo. Ni ryari umuntu ahinduka itabaza riteretse ku gitereko cyaryo? Nimuze kugira confusion ko ntasomye, ndaza gusoma nta kibazo. Amen. Ni ryari umuntu ahinduka itabaza riri ku gitereko cyaryo? Hari intambwe zigera muri 3 umuntu asabwa gutera kugira ngo ahinduke itabaza riteretse ku gitereko cyaryo. Amen. Iyo wemeye gutura muri Kristo Yesu, gutura, yego. Kabiri, ukemera gukorana urugendo shuri n'umwuka wera cyangwa kwigana n'umwuka wera. Gatatu, ukemera gusiga byose ku bwa Kristo, uhinduka itabaza riri ku gitereko cyaryo, ukamurikira abandi. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndifuza ko nyuma yo kumva ijambo tugiye kuganira mu gahe gato, uri bwabe washobora gusubiza ibibazo bitatu.
Ikibazo cya mbere, ese utuye muri Kristo Yesu? Kabiri, ese ugeze he wemera kwigana cyangwa gukorana urugendo shuri n'umwuka wera? Gatatu, ese wemera gusiga byose ku bwa Kristo? Turasoza, ndabizi ko umwuka wera bidufashamo tugasoza wabasha kubisubiza. Kadusome ijambo ry'Imana twihuse, butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 15, dusoma umurongo wa 4. Yohana 15 umurongo wa 4. Bibiliya iravuze ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Amen. Hanyuma kuri page ihabanziriza ya 14, ku gice cya 14 ku murongo wa 25 naho turasoma tugeze 26, ndababwira n'ahandi hamwe cyangwa se abiri turi busome. 14:25 Bibiliya iravuze ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose. Azabigisha bingahe? Ako kantu mukazirikane turakagarukaho. Abibutse ibyo nababwiye byose. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka ku gice cya 9 umurongo wa 23. Bibiliya iravuze ngo Luka 9:23, abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye ni uzabukiza. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe cyangwa nabwakwaho indishyi? Amen. Turasoreza muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 15. Bibiliya iravuze ngo nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu aravuze ngo mugume muri nje nanjye ngume muri mwe, nk'uko umuzabibu utakera imbuto, amashami atakera imbuto atari mu muzabibu, ngo niko natwe tutabibasha tutari muri Kristo Yesu. Amen. Aho rero muri we yifuza ko tuguma. Muri Yesu ni hehe? Muri Yesu nahaganahe? Amen. Ndagira mbabwire ko muri Yesu atari mu muntu gusa, ahubwo ari n'ahantu. Yesu ashimwe. Ndabahereza reference zumvikana. Mu ngobyi ya Edeni katuwafatira urugero. Imibereho yo mu ngobyi ya Edeni kwa Adamu na Eva yari simboru cyangwa se ikirango cyo muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Muri Edeni hari harimo ubuzima, hari harimo ibintu byose umuntu uhatuye akenera kugira ngo yumve aguwe neza mu buzima bwe. Kabiri, hari amategeko ahagenga. Bagiraga amategeko agira ibyo abemerera gukorera mu ngobyi ya Edeni, ariko kandi bakagira andi mategeko ababuza ibindi bintu batemereye kugira gute kuyikoreramo. Bivuze iki? Biravuze ngo muri Kristo Yesu hari amategeko agenga abaturage batuyeyo. Yesu ashimwe. Hari ibintu byemerewe muri Kristo Yesu abantu bahatuye. Hari serivisi abaturage baho bemerewe kubona, ariko kandi hari ibintu batemerewe kujyamo mu gihe batuye muri karitsiye muri Kristo Yesu. Amen. Biravuze ngo muri Kristo Yesu habamo ntibavuga bavuga. Muri Kristo Yesu habamo ntibambara bambara. Muri Kristo Yesu habamo ntibanywa banywa. Muri Kristo Yesu habamo ntibakora bakora. Hari ibintu byemewe hakaba n'ibitagize gute n'ibitemewe. Amen. Reference ya kabiri. Amen. Hallelujah. Mose umugaragu w'Imana
ku rutare rw'Imana. Muzabisanga mu gitabo cyo Kuva ku gice cya 33 ku murongo wa 21 gukomeza. Mose ku rutare rw'Imana yari simbolu cyangwa se ikirango cy'umwifato w'ubuzima bw'umukristo utuye mu kubaho kw'Imana, utuye muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Haleluya. Yagaragazaga ubuzima, umwifato w'ubuzima bw'umukristo utuye cyangwa se wifuza no gutura mu kubaho kw'Imana. Yesu ashimwe. Mose, Imana yaramubwiye ngo hariho ahantu bugufi bwanjye hari urutare, uragenda uruhagarareho, ndagutwikiriza ikiganza cyanjye mbanze nyureho, ninyuraho ndakigukuraho undebe, ubona ibitugu kuko ntabwo wandeba mu maso wapfa. Yesu ashimwe. Bivuze iki? Biravuze ngo kugira ngo Mose ahishurirwe ubwiza bw'Imana yamusezeranije kubona, hari ikiguzi bimusaba. Biramusaba ikiguzi cyo guhagarara mu mwanya Imana yamutegetse kugira gute guhagararamo. Kambabazi, iyo Mose adahagararaho Imana yamutegetse ari kuyibona, afite kondisiyo yo guhagararaho Imana yamutegetse, ntajarajare hirya no hino, akaguma mu mwanya Imana imushakamo. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Hari ikiguzi rero bisaba umuntu kugira ngo ahinduke itabaza riri ku gitereko cyaryo amurikira abandi. Yesu ashimwe. Haleluya. Urugero rwa gatatu kugira ngo mubyumve neza. Rusi, aho ndabasaba kwitonda mu byiteho cyane. Amen. Kuko Rusi ni representa w'itorero ryo ku mugoroba w'isi mu isezerano rya kera. Yesu ashimwe. Rusi apresenta twebwe itorero ryo ku mugoroba w'isi mu isezerano rya kera. Kubera iki? Iyo dusomye iki gitabo cya Rusi, dusanga yarahumbaga mu mirima yo kwa Bowazi. Bowazi ashushanya Kristo. Uyu murima uvuze itorero. Amen. Haleluya. Kuki mvuga ko Rusi ari twebwe asemura mu isezerano rya kera? Nuko we yarahumbaga, ntabwo yasaruraga. Munyumve neza. Rusi yarahumbaga, ntabwo yasaruraga. Abasaruzi bavugwa muri iki gitabo ni itorero ry'intumwa rya ba Petero na ba Yohana. Amen. Hanyuma Rusi uhumba ni itorero ryo ku mugoroba w'isi, aribo batwebwe. Impamvu nuko nyuma yo guhumba nta wundi murimo ujya ubayo. Imirimo ibigize gute irangiye. Yesu ashimwe. Rero nyuma y'iri torero ryacu k'uyu mugoroba w'isi, yego n'iki gihe Bibiliya yita icy'ubugoryi, nyuma yacu nta rindi torero rizaza, nta zindi generasiyo zo mu buryo bw'umwuka. Amen. Ba Aburahamu byararangiye, ba Petero birarangira, natwe bizarangira, ariko nyuma y'ibi ngibi tuzimana ingoma na Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe. Kugira ngo Rusi yemererwe guhumba mu mirima yo kwa Bowazi, Bowazi yahaye Rusi kondisiyo zigera muri 5. Ngira ngo mbabwireho nihuse. Kondisiyo ya mbere, yaramubwiye ngo ntukajye ujya mu murima w'abandi. Rusi we, munyitabe ngo karame. Ntukajye ujya mu murima w'abandi. Yesu ashimwe. Ayo ni amarenga y'umwuka. Hari ururimi Imana ivugamo. Imana yari ivuze iki muri iyi verisi? Ntukajye ujya mu murima w'abandi. Biravuze ngo Imana mu bugingo bwawe, mu mutima wawe, mu buzima bwawe, ntabwo yifuza kubangikanywamo n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ikeneye umwanya wayo muri wowe,
impaka n'ibindi wayibangikanyije nayo yonyine. Amen. Ntukajye ujya mu murima w'abandi, ntukambangikanye n'ibindi. Amen. Kondisiyo ya kabiri yaramubwiye ngo ujye uguma hano, ugume hano, ugume hano. Ayo ni amarenga y'umwuka ya kabiri Imana ivuganye nawe Rusiwe. Haleluya. Ugume hano bivuze iki? Biravuze ngo Imana ku mukristo wayo ikeneye presence yawe mu kubaho kwayo, itariye none ngo ejo n'ubu ugihari. Imana ishaka, Mana we mbivuge gute, Imana ishaka presence yawe ihoraho, iri unlimited. Dufite abantu bakizwa mu kwa mbere mu kwa 12 tukabashaka mu gakiza tukababura. Ugume hano, ugume. Gatatu yaramubwiye ngo ujye uba bugufi bw'abaja banjye, ujye uba bugufi bw'abaja banjye. Amen. Aya ni amarenga y'umwuka bwa gatatu Imana ivuganye nawe. Kuba bugufi bw'abaja Imana ivuze n'ukuye, nuko Imana ikeneye uruhare rwawe mu murimo wayo. Ujye uba bugufi bw'abaja. Imana ishaka uruhare rwawe mu Kristo mu murimo wayo. Ubu dufite abantu babihariye ba Jerimeni na ba Werarisi, baravuga ngo bazabwiriza banabihanure bizaba bibaye, ngewe sindimo. Gute sutarimo? Gute utarimo? Ujye uba bugufi bw'abaja banjye. Imana igukeneye mu murimo wayo, ugaragaza uruhare rwawe. Mu isengesho rya Data wa twese harimo akantu kavuga ngo ubwami bwawe buze. Ni uruhe ruhare ubigiramo? Kugira ngo ubwami buze ubigiramo uruhe ruhare? Itabaza riri ku gitereko cyaryo. Yesu ashimwe. Kane yaramubwiye ngo uhanga amaso ku murima basaruramo ubakurikire. Ujye uhanga amaso ku murima basaruramo ugire gute? Ubakurikire. Amen. Bivuze iki? Wowe ujya gukizwa, birashoboka ko hari umuntu wari wahagaze akabwiriza inkota. Bibiliya iravuga ngo havumwe umuntu wima inkota amaraso. Ijambo ry'Imana rikaguhinguranya, ugaca bugufi ukayamanika, ukakira agakiza. Yego, Imana ikeneye kuko wagiriwe nawe ari kugirira abandi. Hari uwakubwirije, hari korari yari yaririmbye, ntabwo wakijijwe bikugwiririye, hari ikintu cyari cyabaye. Rero uko wagiriwe, Imana ikeneye umunyago uturutse kuri wowe. Imana ikeneye umunyago uturutse kuri. Uhanga amaso mu murima basarura mugire gute? Ubakurikire. Zana nawe wawe munyago kuri Kristo. Ko bakubwirije ugakizwa, uri kwera izihe mbuto zatuma n'undi nawe akizwa nk'uko byakugendekeye? Yesu ashimwe. Itabaza ari ku gitereko cyaryo. Haleluya. Kondisiyo ya gatanu yaranejeje. Muzi ijambo yamubwiye? Yaramubwiye ngo munyitabe ngo karame. Haleluya. Yaramubwiye ngo Rusiwe, ukugize inyota ujye ujya ku bibindi unywe ku y'abahungu bavomye. Munyumve ngo ajya bigenza gute? Ukugize inyota ujye ujya ku bibindi unywe ku mazi abahungu bagize gute? Bavomye. Aya marenga arakomeye. Haleluya. Munyitabe. Haleluya. Imana yari ishatse kuvuga iki? Yari ivuze ngo nta mukristo utuye mu kubaho kwayo muri Kristo Yesu wemerewe kwicwa n'inyota. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ngo ariko ngo bategereze Imana. Haleluya.
bazongerwamo intege nshya, bazagurukisha amababa yabo mu kirere nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, ngo bazagenda be gucogora. Yesaya munsi haravuga ngo Imana nihinajya abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga, umwuka wayo utanga itawugeze. Haleluya, haleluya, munyitabe haleluya. Ukugize inyota ujya ujya kuyo abahungu bavomye ku bibindi ugire gute umwe. Muza abahungu batuvomeye Imana yarivuze. Imana yarivuze ngo nugira inyota, nibigenda bite? Nugira inyota. Ba Petero baravomye mu butumwa bwiza, ba Matayo ibidusoma n'amazi n'ibibindi baratuvomeye. Haleluya. Ba Yohana mu nzandiko, ba Pawulo baravomye. Ntabwo wemere kugira inyota. Nugira inyota, soma ijambo ry'Imana, soma ijambo ry'Imana. Hano harimo ibibindi bihembura abera. Haleluya. Jya ku bibindi umwe kuya abahungu bagize gute bava. Amen. Haleluya. Sigaje iminota mike. Amen. Ni ryari umuntu atura muri Kristo Yesu haba habaye iki? Ni ryari umuntu atura mu kubaho kw'Imana? Ni ryari umuntu ahinduka itabaza ari ku gitereko cyaryo akamurikira abandi? Yesu ashimwe. Yohana 15 ku murongo wa 10, Bibiliya iravuze ngo nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Mutekereza ko amategeko Yesu adusaba kwitondera kugira ngo tugume gutura mu kubaho kw'Imana ari ayahe? Mutekereza ko ayo mategeko Yesu ashaka ko twitondera kugira tugume gutura muri we ari ayahe? Mutekereza ko ari rya tegeko rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yawe ryonyine? Mutekereza ko ari ntukibe, ntugasambane, ntukifuza ikintu cyose cya mugenzi we, ntugashyire ikinyoma imbere yiwe, ibyo gusa? Mutekereza ko ari rya tegeko rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato byonyine, kunde mugenzi we nk'uko wikunda, kundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose byonyine? Oya. Oya. Amategeko y'Imana arenzayo, atuma tuguma mu kubaho kwayo, arenzayo ngayo. Haleluya. Yesu ashimwe. Twasomye ijambo ry'Imana Yohana 14:25, mbasubize icyo kibazo cyabananiye. Bibiliya yavuze ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe. Yesu yari amaze kubwira abigishwa ibintu byinshi birimo n'isezerano ry'umwuka wera. Asoje byose yari kubabwira, arababwira ngo ibyo byose mwumvise mvuga mbibabwiye nkiri kumwe namwe. Kuri 26 arababwira ngo ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, azabigisha byose. Munyikirize ngo amen. Twongere tuvuge ngo amen. Impamvu Yesu asoje byose akababwira ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe ni iyi. Ni nkaho yakababwiye ngo mbabwiye ibingana n'agahe gato twari dufitanye. Ibyo mbibabwiye nkiri kumwe na mbabwiye ibingana n'umwanya muto twari tugize gute dufitanye. Bisobanuye iki?
bisobanuye ngo iyo tukigumana nge namwe nari kubabwira n'ibindi byinshi ariko mbuze umwanya wo kubibabwira. Amen. Mundebe hano mwirangara. Haleluya. Nari kubabwira byinshi ariko mbuze umwanya wo kugira gute wo kubibabwira. 26 arababwira ngo ariko umufasha ariwe Mwuka Wera data azatuma mu izina ryanjye azabigisha bingahe byose. Bisobanuye iki? Birasobanuye ngo hari ibintu byinshi bitari mu bushake bw'Imana, bitari heheye, bitari mu bushake bw'Imana, idini usengeramo ritazigera n'umunsi n'umwe rikubuza gukora. Hari ibintu bitari mu bushake bw'Imana, idini usengeramo ritazigera na rimwe rikubwira ngo ntubikore, ahubwo rikagutiza umurindi kugira ngo wavanse ubikore neza. Famiye uvukamo ntikubuze kubikora. Akaga noneho wasoma no muri Bibiliya ugasanga Bibiliya ntiyigeze ibivugaho. Yesu ashimwe. Haleluya. Kandi ntiwayirenganya, ubwayo yariburaniye iravuga ngo ibintu byose Yesu yavuze n'ibyo yakoze byakandikwa. Ntabwo mwabonaho Bibiliya muzikwiza mu isi, ariko aravuze ngo mbabwiye ibingana n'umwanya twari tugize gute dufitanye. Yesu ashimwe. Adutungira urutoki kuzatubwira ibindi asize atagize gute atatubwiye. Aravuga ngo umufasha naza azabigisha byose, abibutsa n'ibyo nababwiye byose. Hari amategeko y'Imana atari mu gitabo cya Mose, hari amategeko y'Imana atari muri aya madini tubarizwamo, hari amategeko y'Imana atari muri famiye uvukamo, ariko ari mu Mwuka Wera. Ni byiza ko ibyo mu mategeko ya Mose byose wabyitondeye ntubikore, kuko wahuye n'amategeko arabikubuza. Ariko se n'ibyo Umwuka Wera ategeka mu bugingo bwawe akakubuza kubikora, nabyo warabyitondeye ntiwabikoze? Isaha zanjye zarangiye ndasohoje. Yesu ashimwe. Haleluya. Mwuka Wera azakubuza iby'iwanyu batigeze bakubuza gukora, azakubuza iby'idini ubarizwamo hano ritigeze rikubuza gukora, akubwira ngo ibyo bireke, ntabwo ari ibyo bajya mu ijuru. Yaje kuturimbisha, yaje kudutunganyiriza ubwami, yaje kudutegurira guhura n'umwami. Haleluya. Bifurije kwigishwa n'Umwuka we. Ese ugezehe ukorana urugendo shuri n'Umwuka? Ugezehe wemera gutsindwa nawe? Ugezehe wemera guhinduka ku ngeso? Ngeze ku kibazo cya 3 kivuga ngo ese wemera gusiga byose ku bwa Kristo? Haleluya. Wemera gusiga byose ku bwa Kristo? Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Imana ihimbazwe. Yesu yaduhaye formule mu ijambo twasomye, aratubwira ngo umuntu nashaka kunkurikira, icyambere agire gute? Yiyange. 2, yikorera umusaraba w'iminsi yose agire gute? Ankurikire. Uru rwango Yesu ashaka ko wiyanga n'uruhi? Amen. Haleluya.
urwango Yesu ashaka ko nge nawe twiyanga kugira duhinduke itabaza riri ku gitereko cyaryo tumurikira abandi nuruhi. Uru rwango ntabwo ari urwango umuntu yiyanga akimanika mu kagozi, ntabwo ari urwango umuntu yiyanga akiyahuza sumu yapanye, ntabwo ari urwango rutuma umuntu yiyahuza ibiyobyabwenge akigira nabi. Uru rwango ni urwango, munyumve neza, umuntu yanga irari rya kamere y'umubiri we. Ni urwango umuntu yanga ibyifuzo bya kamere akabyanga ntiyumve ubusabe no kwinginga kwayo. Yesu ashimwe. Izi ni formule z'agakiza. Amen. Haleluya. Kabiri, ngo namara kurwiyanga yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire. Ngiye kubabwira ibintu biryoshye. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu we yikoreye umusaraba we awusohokana mu murwa ajya hanze yawo agiye kutubambirwaho. Kabiri, ibyo gucungura umuntu yarabirangije, nta gahunda afite yo kumusubiza ku musaraba kuko twaracunguwe. Hari abantu bacunguwe bari hano. Haleluya. Amen. 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 Umusaraba Yesu yabambweho ntabwo ugishinzwe inyabihanga mu burasirazuba bwo hagati bwa Palestine. Ntabwo uyu musaraba ugishinzweyo. Hari ibisigisigi by'umusozi wa Nyabihanga wari umeze nk'igihanga, nawo bagiye bahakorera ibindi bikorwa remezo, ntabwo ugihari wose, hasigaye ibisigisigi by'amateka. Amen. Uyu musaraba ntugishinzweyo. Munyumve neza muri hano, ariko kamabwira ikintu gikomeye. Haleluya. Kamabwira ishuri rwangiza ku musaraba. Munyikirize ngo amen. Gorigota yo mu isi y'umwuka iracyahari. Gorigota Nyabihanga yo mu isi y'umwuka iracyahari. Umusaraba uracyashinzeyo Jerime. Umusaraba wa Gorigota yo mu isi y'umwuka uracyashinze. Ushingiwe iki? Ushingiwe iki? Ntabwo utegereje kongera kubambwa umucunguzi wacu, yarabirangije. Uzi ikintu umusaraba ushingiwe? Utegereje ko ngewe nawe dufatira ari n'ibyifuzo n'ubusabe bya kamere z'imibiri yacu tukabyikorera. Haleluya. Tukabyambukana Nyabihanga. Munyikirize ngo amena. Tukabijyana mu isi y'umwuka tukabibamba ku musaraba. Haleluya. Tukabibamba ku musaraba. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo abakristo Yesu babambye kamere n'irari n'iruba byayo ku musaraba. Ku musaraba. Ku musaraba babibambyeyo, bagaruka ntabyo bagifite, ari ibyaremwe bishya. Wemera gusiga byose ku bwa Kristo. Paulo yaravuze ngo ngiye ntabwo nkiratana ikindi cyari cyo cyose uretse umusaraba wa Kristo wateye ko iby'isi byose bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabibera ubambwe. Iyo ubusambanyi bundeba mbona bubambwe ku musaraba, nanjye bwambona bukabona mbambanywe na Kristo, nta mbaraga bikimfiteho. Haleluya. Za mbaraga zose zandwanyaga wasiribati y'Igorogota ndetse n'ibisigisigi byazo
ubu nta bubasha bigifite, imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera imbere yawe birashoboka. Haleluya. Abagalatiya 5:20 Bibiliya yavuze ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice n'ibindi. Twasomye ijambo rivuga ngo mugume muri nge, muri Kristo twahabonye, nanjye ngume muri mwe. Muri njyewe, muri wowe Yesu yifuza kuguma. Naha ngaha dusomye hari ibi bintu byose. Naha dusomye nta kintu cyaturuka mu muntu bahagaze imbere cyabahumuriza, kuko mu muntu haturamwe ibi ngibi ibi, ariko muri Kristo Yesu. Haleluya! Uwo ni udutera parufe y'ubwiza bwe. Niyo mpamvu parufe yose ihumura ukwayo. Eliyeli yabahagarara imbere mu gafashwa, Werarisi yabahagarara imbere mu gafashwa. Parufe yose ihumura ukwayo. Haleluya! Hari ijambo mujya musoma, ndasoje, ntimumenye meaning yaryo. Ku munsi Yesu yezaho urusengero rw'i Yerusalemu bwa mbere, kwezwa kwa mbere k'urusengero rw'i Yerusalemu, yasanze bavunjiramo ifeza, asangamo inuma bazicuruza, asanga inka, asanga n'intama. Ngo abibonye ishaka ry'inzu y'Imana riramurya. Haleluya! Ngo azinga ikiboko, asanza ya feza, atatanya ibyo bagurishaga, asohora byose mu nzu y'Imana. Bisobanuye iki? Mu muntu twumvise ibintu bituyemo. Yesu arifuza kukugeramo mo imbere, yego, agakoropa, agakuramo amasuka, agatunganya, agasoramo umwanda wose. Ubu dufite abantu bahora bifuza umwuka wera. Mwuka wera rera nuwera. Kambabwire, iyo uvuze Imana, hari abantu bavuga Imana bakumva Yesu arasigaye, bakumva mwuka wera ngo arasigaye, we ntibamuvuze. Kambabwire, Imana ni imwe, yimaritipuriyemo, yikuyemo batatu bitewe n'uburyo yashakaga kubana n'abantu bayo mu bihe bitandukanye. Umunsi Yesu asabira abigishwa bagiye gusubira mu ijuru, yaravuze ngo ngenda ava mu isi ngaruke kuri wowe Data. Ariko abangaba baracyari mu isi, singusabye ngo uyibakuremo, ahubwo ubarinde umubi. Yego, yongeraho ijambo ngira ngo mwumve. Aravuga ngo ubarindire mu izina ryawe wampaye. Izina ryawe wampaye. Yuvuze Yesu ubuvuze izina ry'Imana. Haleluya! Nimwe yigabanyijemo batatu bitewe n'uburyo yashakaga kubanamo n'abantu bayo mu bihe bitandukanye. Yesu ni Imana, mwuka wera ni Imana, Imana ni Imana. Wemera gusiga byose ku bwa Kristo? Ubu noneho bya bibazo wabisubiza. Bagiye kudusengera Imana. Ese utuye muri Kristo Yesu? Ese ugeze he wemera gukorana urugendo shuri cyangwa se wigana n'umwuka wera? Wemera gutsindwa na mwuka? Wemera ko akugira inama akakuyobora?